babandi basakaza inkuru zo kubeshya muramenye ntimuzajye muvuga ese kubireba n'umuntu muzima we bimeze gute uko byagenda kose biramubabaza ndetse ati kubeshyera mugenzi wawe kwaza kumenya neza yuko ibyo wavuze wabeshyaga ati kubeshyera mugenzi wawe ubundi wamubeshyeye wamaze no gutangaza inkuru ujya kumusaba imbabazi musaba imbabazi igihe cyose wabeshyeye mugenzi wawe kwaza kumenya neza yuko ibyo wavuze wabeshyaga uramugarukira n'ubundi ugasaba iki kumusaba imbabazi kubera yuko mu gihe byamugezeho biramukomeretsa ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi yarize ati wala tasubbu al-amwati fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu muramenye ntimuzajye muvuga ibyo imirambo cyangwa se bagenzi banyu mu gihe bamaze kwitaba Imana bakoraga kubera yuko ibyo muri kuvuga byose nta mumaro wabyo uhari kubera ko batangiye kubarurirwa bya bindi byose bakoraga mu yindi hadithi ngo wala tasubbu al-amwati fatu'dhi al-ahya nimukavuge amabanga cyangwa se ibyo nyakwigendera yakoraga niba intumwa y'Imana itubuza kuvuga umuntu wamaze kwitaba Imana fama bana umuntu muzima ese kubireba n'umuntu muzima we bimeze gute aha rero ati muramenye ntimukajye muvuga ibyo bagenzi banyu bakoraga bitari byiza kugira ngo fatu'dhi al-ahya hato bidashengura imitima ya babandi yasize ku isi umuryango we kubera yuko umwana we niyumva ibyo umubyeyi we yakoraga uko byagenda kose biramubabaza ndetse kandi nawe arakurakarira aha rero umuntu agomba gukora iki kuzirikana neza yuko niba tutemere gukorera biriya bintu uriya muntu witabye Imana ese uriya muntu we ukiri ku isi bimeze gute Allah subhanahu wa ta'ala ati innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah babandi basakaza ubwangizi inkuru zo kubeshya ubwononye runaka fil ladhina amanu kuri babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala akavuga bagenzi be bayabeshya asakaza ubwangizi bwe wenda fulana akavuga ati fulani yakoraga ibi nibi ati singibi se fite n'ibimenyetso Allah ati innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu babandi basakaza iby'urukoza soni yaba mu magambo cyangwa se mu bikorwa kuri babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah uyu nguyu yajazirikana neza yuko afite ibihano bihambaye hano kuri isi nese kumusimperuka aha rero ntabwo byemeye ko umuislamu yagendera mu migenzo nk'iyi ngiyi itari myiza iyo umuntu ahuye n'ikibazo umusabira hidayah kamusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala yuko yamuyobora ariko ntuwifate ngo ugende usakaze uyubu ziwe inengeze saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha gusobanukirwa no gushikama ku mategeko Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh